Yesi kabisa mumeze mute mbanza kubasuhuza mwebwe muteze amatwi Penados kiriki DRZ. Uno munsi tugiye gukomeza n'ikibazo cyugarije benshi, aho proje zawe zanga gutera imbere ukavuga ati ikibazo si njyewe nisi, rero ikibazo ni wowe. Reka mbivuge uko biri, ntabwo uri gufungwa n'isi, ahubwo ni wowe uri kwifunga wenyine wowe ubwawe. Iyo usinzwe ntubanza kureba imbere muri wowe, imbere muri wowe se harimo iki? Ntubanza kureba hanze, hanze ho hari iki? Uhita uvuga uti igihe si cyiza. Urimo urabyumva? Uhita uvuga ati igihe si cyiza, abantu ntibanshyigikira, abantu ntibandi inyuma, ntibyoroshye ngo ibintu birakomeye. Ariko ikibazo si uko ibintu bitoroshye, ahubwo nuko utabanje kureba uruhare rwawe, ibyo ukora ese ubikora ute? What is in your benefit from you for what you doing? Ariko wirengagiza iki? Hari aho wicecekera ukabireka, ukanga kuvuga, ukanga gukora. Ariko buriya hari naho uzi ko wakabaye warakoze byinshi, waragerageza ibishoboka byose, ariko ugahita wishakira impamvu yo kubikora. Ntabwo uri umunebwe, ahubwo niki? Nuko wanga kwiyakira uko uri. Ntabwo uri umunebwe, ahubwo nuko wanga kwiyakira uko uri. Biroroshye kwerekana ko ibintu bitagenze neza, ariko biragoye kwemera ko ari wowe wabigizemo uruhare, ari wowe wacitse intege kugira ngo bidakorwa. Ariko aho utinya kwemera ni naho iterambere ryawe rirangirira, ni naho iterambere ryawe rihagararira. Rero iyo utemera ko wacitse intege, iryo terambere ryawe rigenda rirangira gahoro gahoro mu buryo utabona. Nturi guhagarikwa rero n'isi, ni wowe uri guhagarikwa n'ubwawe. Wowe wanze kwireba mu mutima wawe, wanze kwireba ubwawe. What are you going to do? Rero reba neza, maybe ikibazo gishobore kuba ari wowe. Checking very well, ikibazo gishobora kuba ari wowe. Rero hitamo no munsi utazasanga ikibazo ari wowe gituma utagera ku iterambere, ukaba ubishigikira ku isi, ukaba ubyegeka ku isi. Check now.